Dr. M Official TV. Dr. M Official TV. Hello guys, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mushima Imana, nizeye ko Noheli yagenze neza. So ndabasuhuje mbifurije umwaka musha muhire wa 2026 uzababere mwiza, uzababere uwumugisha. Murabona ko mfite icyuma. Ubushize naberetse ko bateka Messi Madame, ariko ngira gute mbikora mu birayi bya Kinigi. Kandi nyamara ukende kurya shikarete, ndi kuvuga nyiga shikarete mwihangane, ako ndaje nyicire sibyo, ndaje nyikureho kugira ngo bitababangamira. So rero nakoze Messi Madame mu birayi bya Kinigi, ariko iyo mu birayi bya Kinigi nyine ntabwo ibirenze nk'iyo mu birayi by'umweru, kuko mwabonye yuko duhita tugira gute tuvanga amafarine tukavanga n'ibirayi ya nyine bikaza guhishwa n'iki n'amavuta. Rero hari ibiba birimo hagati nyine kubera ko ibirayi bya Kinigi biba bikomeye, urumva. So rero tuba dusabwa ibirayi byoroshye nk'ibi ngibi by'intuza nyine by'umweru, nibyo nyine tuba dusabwa. So rero ubu ngubu tuje guteka intuza Messi Madame y'ibirayi by'umweru, tuze kureba nyine aho irabitandukaniye n'iyindi nyine niriya ya Kinigi. Gusa ngiye uko mbizi, cyangwa nyine wabikora uko ubishaka, gusa ibirayi bya Kinigi birakomera nyine nk'uko mubizi to. So rero muze mbigishe, muze dutekane, muze nyine ibyo nakuye ahandi nanjye njye mbibigisha mubimenye. So mugumane nanjye, murebane nanjye ibyo ngiye kubakorera, ibyo ngiye kubazanira, cyane ko mubona ko ari n'ibirayi noneho binini birambuye. Noneho ndaza kubashamo gukata uduki twaturayi nyine kwa kundi njya nukata nyine ari duto. So mwakibonye ikirayi ukuntu ari kinini. Uyu munsi wa none menya iyi ngiyi ari bonane ndi kurya warayi mwebwe mwari iki kuri bonane inshuti zanjye? Menya ibi ngibi kubera yuko bitewe nuko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, biba bimeze nk'inkoko. Ndiko numvisha abantu babivuga, biba bimeze nk'inkoko kandi biba biryoshye. Messi Madame biryoshye n'ukuri. So muze rero tubane, muze tugumane. Abantu mwariye Noheli mumbwire mwariye gute, byagenze gute. Of course neze ko mwagize Noheli nziza. Reka dutegereze na bonane turebe ko bonane bizaba byifashe. Gusa munyifurize kuzagira bonane nziza nkuko nanjye ndi kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Imana ikomeze nyine ibaha amafaranga, ibahaza uburame, ibahe nyine buri kimwe mu buzima bwanyu. So rero ndi guhata ibirayi, reka nze ngaruke mu kanya soje kubihata. Nzajya ngenda mbereka buri kimwe uko bwije nuko bukeye, umunota ku mundi, isegonda ku isegonda. Kangaruke majije kubihata, ubwo reka mbivugire rimwe nshobora kugaruka n'amajije no kubyoza, sibyo? N'amajije no kubyoza bisa neza. Gusa ndabizi ko nta muntu ushobora guteka ikintu kitogeje, nyine ikintu kidasa neza pe. Ya buri wese nyine yagiye guteka ikintu cyacyo cyose aracyoza. So nahamukanya mvuye koza bya birayi byacu, kanse nkubitereka no kuri gaze kugira ngo mubibone fresh. Yamvuye kubyoza, dore murabona ko bisa neza cyane. Ubu ngubu ngiye kubikata. Akanongera mbibibutse, nababwiye yuko Messi Madame uko muri bugende mubibona tugenda tubikora. Nababwiye ko bashiramo amagi, bagashiramo ifarine, bagashiramo ibitunguru by'amababi, murabizi, mugashiramo agapavro, mugashiramo no kubakeneye agasenda mukagashiramo, bakanashiramo beterave. So ubu ntago tubujye mu magambo menshi, reka duhite dukata bya birayi byacu. Mbibutse yuko ari ugukata dutoya. Ya ni ugukata dutoya. narabibabwiye murabizi. So
mwebwe tubana umunsi ku munsi mugomba kujya mumbwira uko mugira gute, uko mubona ibintu byanjye. Ese ibyo mbereka murabikunda? Ese ibyo mbereka namwe murabikoresha birabafasha? Gusa wambwiye ko bwende namweretse yazikoresheje. So mujye muza mwandike muri comment ku bantu mwakoresheje ibintu nagiye mbereka, ubundi mumbwire uko mwabyumvishe, mumbwire nyine bimeze gute. Ya ubungubu ni utungutu dutoya umuntu agiye kugenda akata nyine dutoya ni tube tunini ku muntu ndi kubyeka agahita abikora kano kanya. Ni tube tunini tugomba kuba dutoya pe, ubundi ku bandi bafite rape y'icyuma barabirapa. Njye nuko nta rape y'icyuma nyine mfite, yindi bifite utwinyo tunini. Ya ako ntariba uko mbikora ntacyo bitwaye, nyine bisaba kubyitondera. So guys, nizeye ko muri kubibona fresh, biri no kugaragara neza. Ya mbibutse yuko ibirungo ushiramo amagi, ugashiramo ukaba wanarapiramo n'agatungurusumu, ugashiramo ibitunguru by'amababi nyine kubabizi sinanabyibuka, ariko ndaje mbibereke mu kanya. Ya sinzi ikintu nabaye kwibuka biri kwanga, ukuri biri kwanga, sinzi ikibazo mfite. So rero reka tuze tugaruke mu kanya, dore utuntu ndi gukata ukuntu tungana mube mutubona, kugira ngo mutazabikora mukabikora nabi, abashyitsi mwabiteguriye bikabananira. Sawa, turaje mu kanya. So guys, nasoje gukata ibirayi, bungiye gukatiramo twa turungo twacu. Ubundi udupavuro ugomba gukata dutoya, ariko ngewe gukata binini byangiyemo kabisa. So munyegere mbereke warahi. Ya ubungubu ngiye gukata ibirungo, kangire vuba kwanza uko mbikata kose nyine byihangane, kuko amasaha yagiye. Guys, mujye mumbwira mwe muba mwabitetse, mumbwire nyine ibintu mba nabigishije. Ese muba mwabyumvishe gute? Ese nyine muba mwabibonye gute? Ngewe mpamvu nshyiramo agapavuro ni ukugira ngo bigenze gute. Ngewe nsigaye numva umuhumuro wa pavuro nkumva ni sawa, nkumva kararyoshye nyine, nkumva umuhumuro ni fresh, nkumva umuhumuro nyine umeze neza, no kukarya nyine kari muri Messi Madamu nyine nkumva bimeze fresh. Sinzi mwebwe uko mubyumva cyangwa sinzi icyo mukundira pavuro, ariko nsigaye numva ari sawa. So guys, kambanze nshimira umuntu, ndabizi neza ko kuri iki kiganiro kanshimira umuntu. Harya mana yanjye, ibaze ko ubwo ni Ariela. Oh my god, ndaje ndebe muri telefone kuko izina ryiwe rijya rinshanga nyine kurisoma. Ni umuntu ukunda kumfasha, ariko ikintu kimbabaza nuko ahita ambwira ngo Joyeuse ngo nakaguhaye ibirenze, ngo ariko nzabiguha. Guys, reka nkubwire wa mubyeyi we, uri umubyeyi mwiza, uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Ndagushimiye, ibyo uba wampaye biba ari iby'agaciro, kuko mba mbibonye ntari niteguye kubibona. Reka nkubwire ngo Imana ijye iguha umugisha, Imana ijye isubiza aho uba wakuye. Uri buri kimwe, sinzi uko nabivuga. Uri wa muntu uza byanshanze nanjye mba nabuze aho nerekeza, nyine uri wa muntu mbese uzira mu gihe. Imana ijye iguha umugisha, kandi namwe mufite abantu nk'abo mujye mubashimira. So rero ukomeze ugubwe neza. Hari igihe utanakunda ko mvuga izina ryawe kuri kamera, ariko ndabizi uriyumva ndetse n'abantu barakumva, kuko ni wowe watumye iminsi yashize nishyura inzu. Utuma nishyura inzu, none wakomeje kumbera umubyeyi, ukomeza kunkorera ibitangaza.
abanyarwandakazi munsabirire umugisha, Imana ikomeze imuhe umugisha, Yezu Kristo akomeze abe mu byiwe, akomeze mbese sinzi uko nabivuga, uriya muntu ni umubyeyi mwiza mana yanjye. Nyine mbese kubera yuko kuri iyi si tubayeho kubera iki? Tubayeho kubera abandi bantu, nibo batuma nyine tuzamuka tugatera imbere. Udafite abantu ntabwo watera imbere. Rero njye mbere na mbere nshima Imana yuko Imana yamaye abantu mbere y'ibintu, kuko ibintu biza kubera iki? Ibintu biza kubera abantu. Guys, dore bya bitunguru by'intuza nyine nababwiraga ni ibi ngibi, aribyo bita puwaro, nubwo nari nabyibagiwe. So guys, mukurikire unsoje kubikata, ubu ndi kugira vuba amasaha yagiye, ntako mba nagize mwa bantu. Guys, nyamara mujye mureba ibiganiro byanjye mu bisharinge, mugire gute musharinge inshuti zanyu, muzibwira ati joyeuse ari gusohora ibiganiro. Noneho ngiye kurapiramo tungurusumu. Guys, muzangurire rape cyangwa mugurire agasekuru kugira ngo ibintu bijye bimera fresh, sibyo? Mwebwe ndabizeye. Shaka tungurusumu ziri kunyerera, sinzi ko ziri burapike fresh. Gatungurusumu buriya gatuma nyine ibintu bihumura, nyine gatuma ibyo ugiye guteka bihumura, so nyine bikamera neza, bikamera fresh. Mana yanjye ziba ziri simuzi ko tungurusumu nyine wagize tungurusumu watonoye nyine ziba zifite ukuntu nyine ziri kunyereramo, nyine kuzirapa biba bigoye, simbabeshye. Siko biri kungora nkumirwa guys. So guys, kambe mbaretse aho umwanya mutoya, dore ngiyi na ntuza na beterave namaje kuyihata, nubwo ari gatoya rwose, nako ngiye gushiramo. Ubu ngubu nshobora kugaruka ndi guponda. Murabizi yuko icyo tumeneramo ari amagi, cyangwa se reka mbe mbyore kuba ngiye tube tugumanye n'undi mbikore. Nabona gatungurusumu ziri kunjena cyane, ari karatarutse we. Ose none ndabanya gatarukiye mwaka byara. Ako kagiye nyine akagiye kaba kagiye. Kamwihorere nkoresha utungutu. So kanze tugaruke mu kanya kandape intuza. Ako se bundi katugumane intuza zirarangiye, kirimo beterave. Ngire vuba guys, nizeye ko muri kubibona fresh. Ibintu sha by'umwimerere biba byakozwe n'intoki zahawe umugisha na Yezu Kristo. Muba mubibona guys, abantu munyigiraho nimubyemere, mujye muza mubyemere, mwandike muri comment mumbwire nyine ko muba mwabibonye nuko muba mwabyumvishe, sibyo nshuti zanjye? So guys, nkuko mubibona amaje gucamo ibirungo byose n'ifarini maje kuyishiramo. Ubu ni kwa kundi nyine ngiye kuvanga, namwe murabyumva murabibona. Ko bitangiye guhumura hakiri kare we, bitangiye guhumura ntarabirya. Oh my godness. So ubu ngiye kuvanga, ubundi nimara kuvanga nyine mbona ko byamaje gufata fresh, nyine ifarini yamaje kwivanga n'ibindi byose. Nabibonye ko nasizemo amagi, ubu ngubu kameze mvange. Nibimara gufata fresh ni hahandi ndahita ntangira kubishyira mu mavuta. Gusa tangawizi yabaye, intuza beterave yanjye yabayemo nkeya kandi bigomba kuba nyinshi,
sibyo byo bantu banjye. Reka n'ifarine binsabe kongeramo indi sha. Ukwiye gushyiramo agafarine nyine kenshi, agafarine gahagije nyine gahagije tu, namwe murabyumva ya, uburyo uzajya ugenda uterura ushyiramo, uko biba bimeze bantu banjye. So guys, kanze ngaruke mu kanya. Telefone nese nyaye wanyicire mindi. So guys, nizere ko mumeze neza, ubu ndi kurya naryohewe, tukurya ukagira ngo simbabwira. Guys, murebe zahiye mba ndi kurya wagira ngo nabaga ko ndi kurya mwita. Ni rya kintu ku isi kiryoha abantu bajya birahira ngo kiraryoshye. Ibaye ko bino bintu nzashaka abantu nzabiteke. Guys, abantu mugeze mu Rwanda mu makazi batekere. Numva ko ndi kurya ndi guhaguza kubera inda nini bro, kubera inda nini mfite umubiri uryoshye cyane. Muke manarishije rino kinamanga yo kuvuga ngo ndungana kuba amafoke hafi. Akusho twajyaga tumwe igikoma ndabimvira babimbye nkora mu rugo, kamwe ngo umuntu ngujya ahuhaguza ngo aba ari igisambo. None byongeye kumba bameze mbyibuka. So guys, reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye, mbifurije kurya kuri ibi bintu namwe. Nimba mubona mutari bishobore mu numire ndi mafashe kubiteka. So ubu ndi kurya ameze neza, ibintu bimeze wane. So kanshimire mwebwe mwabanye nanjye, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Naho ubutaha kuri Messi Madame, ubutaha nzabazana ibindi bintu. Goodbye.